ariko se ubunywa nk'unywa amazi kenda kubyo bintu ntari mbikuziho cyavye ihorere icyaka kiranyisha ahubwo bamena kandi urabona sungu badashizemo iyo ubona ntarimo kunywa ubona ndinjije wewe wanyweye kera ntarazi kanywe basi ibyo bintu byihore ndajya ugabanya ubugorya uzi ko ushobora kunywa ugasinda ugasanga uhennye mu bakwe ibintu byagusinda bireke ahubwo cyangwa wibagiye ko twicaye ku muhanda ariko uwo muhanda unaniwe no kugenda no kwicara bigiye kukunanira reka twijanire ariko reka ahubwo bama kandi ni abantu bakora mu muhanda se nshuti yanjye wa mushuti muraherukana duherukana dute ko ari we nshuti ko nakubajije ibyo mupango ukambwira ngo ntabyo mwanyeretse ko nyine ngiye mu mpeje niyo mpamvu nari ngukumbuye urindira Ninjira. Andre, Kabira Bati, umeze ute? Amakuru kiro. Shima Imana. Kasha. Urakomeye. Urakomeye cyane. Komeye kamabuye. Umeze ute? Sigonda uzaje. Kaleka sumba naje. Data abakino mama kiriho bisenye naje. Urupfu uzabanza ruhere ku babyeyi banje. Kono yambo uzangera ayo mujyi wowe urashoboye. Kutese ko kwijijisha bya bindi. Umeze ute? Sanga ndaho. Uyu munsi nashatse kwiririrwa mu rugo. Nta na gahunda mfite yo kwafa. Kada. Uri kuri amafilme ze. Ibintu by'amafilme simba mbiri. Hari igihe mba nitekerezaho, gatekereza ku muryango wanjye, gatekereza ku kazi. Engajye ugabanya ibitekerezo niyo mpamvu uzasaza vuba rwose. Ukamubwire uri umugabo akoze mu bitekerezo kuko ni twebwe dutekerereza umuryango. Ibyo ndabyumva. Ariko se kuryo wafata ubwenge bwose ukabishyira kuri babakobwa bawe, babahungu bawe, uhamugore wawe. Kwese wazanye. Sigaye nyuza kakankorera massage karanabizi. Wabonye atabyiza. Shabi yaruhura pe ngo wabaye n'inzobe. Ariko harandubara rwagiye. Ariko yewe nzagwe. Rero kuvuga no gutaruka. Bana konje ngutunguye. Bana siko nitsanga ute no mu rugo ndibugwamake kuri phone. Ariko nuko mubwira byanze. Ubuzima bwa Kigali kandi ni nkumbwira ngo ndabona umeze neza sha. Nakubwiye ni kwa kwijijisha kw'abantu b'i Kigali. Byanze pe. Ntabwo bari nko buri muntu wese agucisha mu ijisho. Buriya rero inshuti yanjye banacyo nakwisha. Buriya kuva kera kose muri famiye yacu tugira impano. Neze ko utayikoresha. Uretse impano wagezeho ubwo. Ngo ugiye kuba imwe byawe ngo niyo kuririmba cyangwa yo gusenga oya uteka amatwi wumva. Ngo niyo ubuhanuzi. Kumva ko ubuyobe bw'abarokore. Ibyo nicyo kubwiye se. Ngaho bwiye kanira. Andrea ntutseke. Ntsere kuri inshuti yanjye. Kandi niwe muntu wenyine tuganira kumva ngo we neza. Ndashaka gutema nkokora. Yego. Buriya mu muryango wacu twubaha abakuru. Brana sogokuru kera hose yagiraga impano yo kurebayo. Akarebera abantu kandi akabwira bikababyo. Kandi bajya bavuga yuko rwose buriya impano y'umuryango ikurikirana paka n'ibisekuruza byose paka ku murongo. Cya bindi by'ibyo kwerekwa se. Kuyumvuza abakuru wumva iki? Ariko sha muranse. Agacupa kari mu kazi. Ngo yego rata. Oya. Ntago ari agacupa. Kandi byagize nyine byagize. Ariko sha dativa nawe. Komeza umbwire. Kagira inkuru. Ariko se nyine vuga ariko nyine ndahari. Akura muheruka. Ntacyo mubaza uriya mwihorere. Dativa ngo ngukize. Dativa uziko afite umwana ahisha umugabo. Vugisha ukuri? Yego. Kandi ni mukuru. Iyo nkuru se ntayuzi. Nabyo ndabimenye. Ngo ngukintu. Afite umwana mukuru. Aho bundi mwari mwararimisha bose ndyumvise. Yego. Ari ngukumbuye. None se Dativa uriya mugabo wiwe barasezeranye mu mategeko? Barasezeranye. Uriya nzu batuyemo ni yabo. Cyane rwose. None se Kadete bite? Kadete nawe araho umukobwa mwiza.
agiye kwangiza nawe se nuhuriye mugabo cyangwa nagaru aya we nuhuriye mugabo Kadita afite na musaza we bavukana kuri uriya mugabo sibyo nabyuzi ntabwo narimbazi nabo sinarimbazi ntabwo nzi amateka yabo cyane rega niwe muri inshuti njye mbona ngo nk'umugore ngo w'ingurutsi ko w'umunyamahane ngo wirutse ntiyama inshuti nanjye nawe wawirutse ntitubona ko mutabaye inshuti zanjye hakugira icyo nashakaga nacyumvise birakureba rero bimenye uwo mukobwa ni inkumi ushaka kunywa iki kindi ahubwo oya byinzaga byorere byinzaga bireke twa turimo tuganira none se ngo se uriya mukobwa ninde waya se mwinkorere we kigomba kumenya nuko uriya mukobwa afite umwana cyangwa niba undi w'inzara oya se mureke nibyo nakubwiraga nk'umuntu ufite yanjye gumana ibyo ngiye iki se ahubwo tujye kunywa kandi gacopa none wongeye nyine ngo oya ntabwo twatahe inzoga nasi hasi uko ubizi ndazimenyereye ariko uyu munsi mvuga ngashaka ntimaze iminsi ufite icyaka gereka mubwire rero urumva ko ndabaze ushaka kuko ndagira nte rero uretse manze maguruka utandusha imbaraga uretse se kandi sigaho urashaka kwikubita hasi ai ntada n'ubunini bwanjye gutumye nabasha guhaguruka ntada kandi uratuma nkureko wanywaga nyinshi y'ubu yunywa bikeya abakuru nyine ndetse igihugu kitagira abakuru kibaho urakoze cyane rero ndashaka gupanga ka business maze iminsi mbitekerezaho sibyo nuko ndi ku bushobozi nkapanga business hano hanze bafite ibibazo hari abagore bashwana n'abagabo hari abakobwa babuze abagabo hari abantu batabyara bakeneye kujya baza bakansanga uretse kuvuga no ushaka kuvuga bamara kunsanga cawite iyo murayire mu nzu nawe ndafunda ibintu bamara kunsanga nkajya nigira ibintu nyine nkigisha ibintu nk'ibyo soko urajya agakora ibikoraga ndi umwana mbireba ndanabizi n'umbikoze ngo bajya ngo ndiwe none wasaga waravyibagiwe ndabishoboye enda kwisabira inkunga y'udufaranga nibura nk'akamiliyoni kamfasha pe kandi nayakwisha mukitarenza amezi 2 n'inshuti yanjye ibizese nk'abanyubatse nawe nushaka rwose ujye unzana n'abakiriya ntacyo nzajya nk'ubyeteje turisha ariko iyo tangiye kuzana nk'ibintu by'amafaranga uzi ko amafaranga ari yateranye abantu ndabizi rwose ntabwo bizi ndabizi pe urabizi buri yose abye 20,000 byo kurya na 50 nayaguha kutagiye kumuguriza ejo ukazambwira ko wayabuze nanjye natangiye kuyapangira izindi gahunda ubwo ntibyaza duteranye ande rw'ijambo rimwe ujye mbwa ngo buri ngo ndihuta ngo ujye urihuta ngiye nkorera imbere natekereje abantu babiri wenda uko wavuze kunyiza nawe ndakwizera nta wundi muntu kitegereje mbaje kukibweretse wowe sibyo ntabwo nzapfa nawe amafaranga dore aho ndi ngaha hanyuma nubura abakiriya bazaza bakugana bizagenda bite ntabwo nabura ibibazo biri hano hanze birahagije n'ubu ari abantu n'ufite abantu 10 batonze umurongo n'imbitangira bazahita baza kese nzabura miliyoni none se ayo mafaranga nayo kugura ibikoresho ubwoko ki uzakoresha ibintu ubwoko cyari ko ntabwo ndabishyikiye kata urumva rakazu ngomba kubaka kabakuru ntabwo inzu nk'izi nyizi zanyumwamo nakazu kabakuru hari imiti ngomba kugura imanda izajya bihari hari ukuntu komunikasiyo nzajya mvuga n'iby'inyuma bikanyumva nabyo bikanyikiriza uwenyemera kuyama wimbaza ibintu byinshi mbese ukesikuruka abantu byose birakureba cyane se uguriza amafaranga nkayakwishyura umuntu wakoreye imana sha ukajya mu byo kwesikuruka kandi reka nyine uzabitekerezaho mbwira ko amafaranga sinayakuyimeriga ntiwumva se amafaranga sinayakuyima ariko nta muntu utanga amafaranga atazi icyo ngiye gukora n'uburyo azakoramo sibyo kamubwirira inshuti yanjye turi inshuti usibye no kuyakuguriza nane yaguhira ubu ntiwumva se urumva ntiwumva se buriya rero baravanga uwa umubona mu byago sibyo ejo ari amafaranga bansigayemo kwishatiye kandi ndumva ejo bazayama ubwo tutekajya gutangira ryari mu cyumweru gitaha yego sinzakwishyuza ahubwo nzaguha n'agafanta nzaguha n'inyungu ye ariko ntuzongere kunyobya reka tuzabiganira nanjye tuzabiganira ujya umbwira ngo buri gihe ujya umbwira ngo ese igihe cyose umumerekereza yicarire ndi kwihuta n'ukuri murenze urugo shakira undenze urugo ahubwo undenze urugo se takarwirenza yakora nawe ntujye usaza akavuruga aha ni iwanjye sha nawe ntabwo ntegeka reka ngoherekeza
Samir. Samir. Oui. Ngwino ubwire wacu. Bimeze bite se? Yabyutse. Igo. Twese reka mbe mbigetse tubanze twenge ikintu. Habari za asubuhi. Nzuri, bimeze mute ngafe? Sawa. Nao. Kama nasema susu cyo babaye. Nta kibazo. Bite sisi. Buritis. Mumbwire ibibazo byanyu mufite ibibazo. Je nimba we hari ikibazo afite ntago mbizi ariko njewe ninde ufite ikibazo kandi ntago ari ubushaka kwicumba amazime sinyikoke. Iki? Iki ese hari igihe ntakikubwira. Kuramo marinete kwawe. Sura biyo. Kuramo marinete tuvuganira kandi utanira mu mafaranga. Urabizi ko arwaye amaso. Urwaye amaso. Mwese uwo tuvuge ko ntabyuze. Kandi uzajya urengera ibintu bimwe kandi Se bro mureke nta kibazo basi. Nyine reka nzikure mureka. nyine arazikura Mariko. Shan. Cyane cyasiza gira seka bro cyane nawe nzagutimbura we. Ase bro waretse. Muzi ko munamenyera bikabije aho ngaho. Kandi we n'amahane yawe we. Byose si wowe ubiteye wakiri. Wabona ani soni. Bajye mumenyera gakewe. Uri kunyumva neza? Ntabwo. Cyangwa nzabereka ko yashaka kuvugisha nyine. Namugisha iki? Ndumva ngiye no kuza mu ngiye. Nushaka unabivemo n'ubundi n'abatubyaye baradutaye. Nimba kukubwiza ukuri ari byo bituma umbwira ibyo ushaka nta kibazo. Sigara fe ntabwo watekereza koko sister akakubwira ikibazo afite amaranye iminsi basi ukamwumva bwarimo. Nimugoroba umunanga murebe ko nta mikino nyangira ngewe. Nimugoroba watwibwiriye ko uratuvugisha mu gitondo. Turakwihanganira isaha zose uba wataye. Turabana ko byagenda kose uri butuvugisha. Twiriwe hano umunsi wose tugutegereje. Reba igihe ubyukiye naho ubyukiye ngo tubwire ikibazo udusubize ikibazo twari dufite utangiye uduhondagura. Reba nka mushiki wanjye uramurijije kano kanya. Uracyarira nongeremo kandi kamwe. Nongere. Uracyarira. Nushaka ukora ibyo ushaka ariko ukora ibyo ushaka. Igihe cyose uzumva ko utazanyumva nanjye ntacyo uzambwira ngo twumvikane. Okay. Nakambiye wewe musigare kwanza aho ngaho. None se ubwo ugiye utubwiye. Nese buri gihe nuko bizajya bihora bigenda. Sister nawe wirira nyine byihorera. None se niba ari kuri nyine tumutunze tugomba kubyakira. Haka ibintu nge narababarira to. Ngewe ibintu narabikubwiye. Ndakubwira ni twebwe ubwacu dushobora kwigira ubwacu. Tumaze gukura. Mukuru wacu wamwihoriye. Nganyine ceceka pasi. Oh. Ese kurira niwo muti w'ikibazo. Mama. Shaka Ngeza peribera. Sonia please takwinginze. mwinzinga gutariko. Sonia kamubwiye. Man muri barabona bose nabonaga ari nibo umuntu yanizeye sibyo? Man ndakwinginze mbabarira. Mfashe. Urukundo rubaho. Use ndamuhera hehe nza. Ureka ngubwiye. Ashamani. Nago bigoye umva se ngubwiye. Basi ndagura n'agafanta. Oya. Wallahi umva se basi kugira ngo byemere sibyo? Wowe kugira ngo basi ubone ko atari ibintu by'amagambo ikangutama akantu sibyo? Akiri. Aka n'agafanta ntago ari ibintu byo kubona ngo n'agafanta uri buze kunywa urumva none ubu bintu bijyemo neza basi sibyo ako prive none kugira ngo byemere buretse gatangubwiye kugira ngo byemere igihe n'ibyanjye nabo nibicamo bigakundanye na Bella namufatisha ngo ko byakunze asuye to God zagwa ikintu cyose umva ushaka wallahi for sure zagwa buri kintu cyose umva ushaka zakigwa none kugira ngo basi byemere no ko yanabyemere wowe basi nibona nambaye akamamagara gusa ngabona iramugaye muri phone yanjye yatangura agafanta kasenya you are received I swear uziko rwampura umwa umva se ngwe mbabarira marura mwandika umusabwa I swear sha gabayira no basi ndabigukorera nawe ndi sky rwose ibintu bari dazi yegerana na akare ariko ibintu bimbana bidanje gute ako zinoza amubwira unse waba utamugera umuki seka bakadena ntabwo mushira amakenga nakugorewe muri ubu buzima nose yabaye iki nugira abasheri bangahe shinobwo nagira sheri pe kadete nagaraje sinajya kugira sheri na musaza wanjye n'ukuntu yitesha muto ya dafite musaza shawe inyibaraguza ogora iki byose bivuze iki
twese turivukana. muzavukana nawe n'icyumweru uzabumbwira. Umva we mutemo pasi Umeze ute se kandi? nyine to nabi danje yani. Umva kamubwire nkaguha umushuti nyine man ntago ari ibintu bya danje tu nimero z'umushuti wanjye ngo hawe umugabo cyumva wowe urava kuri bwa bufone bwa reba ngo Usuma kumbwira ngo umugabo umva nyine ngo mari nurifate nabi nyine umva ngo umugabo aruba umugabo ufite umugore bashaka kunyicisha ariko shaka uyu musaza wanjye azanyice neze musaza wazagenda yitore amenye ngo Cadette asigaye afite umugabo ngo utazi kunane ko wagira ngo ngize FBI cyangwa iki nabyo man urahindura password ya phone nawe kugenda ukamwizera ibintu byose byaba bi mubare wibangura uhindura ndamubwana nyine kuri WhatsApp cyane ni uko mabiteye ikibazo shuwa bro shuwa aha meze ute se basi mbwira meze ate bizimbe Bite sha. Sawa boss. Takose muno ko witsirita ukoraga ki hano nga? Irakureba se. Ahubwo mbwira yogoza ari mase. Hogoze buri kanya hogoze. Irakureba se sha. Oya no irakureba. Aya boss ariko nawe ariko sa cyuce nya nivugiraga uri kumba zikinyenza ndakubwira. Uri kumba si. Ndahoje ndamahoro. Bana yanjye Cadette none mbwira va bro kamubwira mani kamubwire uri kumva umuntu nyine umugabo agutamo ibiceri mwisokanire nimba yashitse utazi ibyo yapfuye n'umugore wiwe ati Cadette wanjye bimeze gute yego ari nta n'ikindi umva shumi nta kintu utazajya kumenyera umuntu akumenyera ibyo byose n'iki kintu kimwe gusaba umenye ko nyine isugi sasa njyayirwa n'icunga wagira ngo acunga umuntu ibyana muri gereza ego mana ego wasikora shaka de ko tuziranye sheri tubyihore wowe ubanza niyo umuntu agusanze hejuru gutya birimo wahita uvuga ati reka ye kagenda rengana kandi nese mani wabyemeye akanyihera ibiceri ko yambwiye ngo ni muha pasi yakana azanyihera angana ati se basi nyakungara semani wajya ubaseri afite imyaka nisezimo kubaza uri gutuma umutwe unyirira woda cyakoze reka ngereranye n'umusore afite nk'imyaka ndayibasha cyakoze nka 45 yego ko Yesu Kristo wiki 45 nese ngo tuzashaka zagira muri gatatu wese afite n'abagore nk'ababiri se ubwe none se washyushye urumva ushaka gushaka ibyo nshaka gushaka ugashaka ntabwo muri arugo bamusazanye bwo nesha umuntu uzabisubiramo ahubwo aka kantu tukomeze tugende tuzabisubirana no kubutire ya masaha wamegupigie Manijia vuga cyane ndabizi kuvuga naninjia hada fanki mwanete kone usutyo birangiye guterinda kone umeze utyo we nta soni ndakwiyama ndi wumve umaze kumva ko warakuze ntabwo ushaka ngugire inama hamusi ntakwiranye ntakwiyamiriye mbesira y'umuhungu warangiza ukajya muzo kwikigirana ntushaka kurya ntushaka kunywa umaze kwigenga ndaguhombereza usohoke nubwo nakubyara mama mbaba yao lejongi ntukaze kuntega amarira kuko uzi ko ngira impuhwe narakwiyamye kuva kera uriya muhungu mushaka iki wambaye igihe wundi kuba ikiragi kutavuga wambaye ugiye he nongera mu rurenzi sikari usubiye kujya kumureba ese uzi impamvu mukubuza uzi impamvu mukubuza ninyikubwira urasigukira urekeraho unaterwa n'iyari ubwo ntugishaka kumvikana nanjye ubwo urasohoka mvire mu rugo nase mama ujya kumuzana ko wari wamushira impamvu namugaye urayizi ntabwo nizi okay hanze mwereke impamvu namugaye niko se byari ntagaze mbona amafoto biriye niko uyu ninde